nongeye kubaramutsa muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Twongere twiganirire ijambo ry'Imana. Umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi uravuga ngo impamvu ituma iby'Imana yadusezeranyije bitatugeraho. Iki kiganiro kiragufasha kumenya impamvu yatumye amasezerano Imana yaguhaye na n'ubu ataraza, hakaba hashize igihe kinini. Aha amasezerano tuvuga ni ibyo twabwiwe n'Imana ko bizatubaho. Hariho amasezerano ya rusange, ayo ni amasezerano atureba twese, hakaba n'amasezerano y'umuntu ku giti cye bitewe n'ibyo akeneye mu buzima bwe, ayo ni amasezerano yihariye. Ese birashoboka ko Imana yagusezeranya isezerano maze ntirisohore? Yego, ibyo birashoboka, ndetse cyane, bidatewe n'Imana ahubwo bitewe n'ugomba kwakira isezerano. Niba witegereza neza amasezerano yose duhabwa, Imana itubwira aho tuzahurira n'ayo masezerano. Bibiliya iratubwira ngo kandi muzakorera Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati murimo. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Ni amagambo dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 23 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 26. Hari ahantu ugomba guhura n'amasezerano yawe. Nk'uko ku masezerano yose bigenda, hariho ibigomba gukorwa ku mpande zombi zagiranye amasezerano. Ngo kandi muzakorera Uwiteka, nawe azabaha umugisha. Ni ukuvuga ngo iriya migisha yose yavuzwe iri mu nzira yitwa gukorera Uwiteka. Niba aca muri iyo nzira bazahura n'iyo migisha, niba aca mu nzira yindi bazahura n'ibitandukanye nayo. Nawe wongere utekereze niba ukiri mu nzira y'amasezerano. Muri yo dufite ingero nyinshi, ariko dufatire ku rugero rw'Abayisiraheli. Igihe kigeze Imana yafashe umwanzuro wo gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, maze yohereza Mose wari warateguwe n'Imana kuva akiri umwana kugira ngo azakore uwo murimo. Urugendo rw'Abayisiraheli rwari rufite icyerekezo, baganaga mu gihugu cy'isezerano. Bibiliya iravuga ngo ariko nabwiye mwe nti nimwe muzahabwa igihugu cyabo ho gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanyije n'andi mahanga. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'Abalewi ibice 20 umurongo 24. Amata n'ubuki mu Kinyarwanda, iyo umuntu akwifurije amata n'ubuki, ni ukuvuga imigisha y'uburyo bwose, imigisha yuzuye. Kanani rero hari ahantu Imana yashyizeho kuba ikigega cy'imigisha yabo. Dore impamvu ituma amasezerano yawe Imana yaguhaye atinda cyane cyangwa kenshi ntasohore. Burya Imana ntabwo ishobora kuguhera amasezerano yawe mu gihugu cya Egiputa. Kubera iki? Imitekerereze n'imico yo muri Egiputa ntibishobora gukorana n'imigisha iri mu masezerano y'Imana. Ni ibintu bidashobora kuvangwa. Kugira ngo duhure n'amasezerano ni uko duhaguruka tukava mu Egiputa. Amasezerano tugomba kuyasanga i Kanani. Mu Egiputa ni mu bubata bwa Satani, aho gutegeka gutekereza ibyo ashaka, ukavuga ibyo ashaka, ugakora ibyo ashaka. Kanani ni ahantu h'umwuka amasezerano yawe ateretse agutegereje. Aho hantu rero ugomba kuhagera kugira ngo ugere ku masezerano yawe. Aha turimo turavuga amasezerano yose Imana yaba yaraguhaye, uburyo yaba yarakoresheje ubwo ari bwo bwose, yaba ayo duherwa mu ijambo ryayo ryanditse, ayo twahanuriwe n'abahanuzi, cyangwa se Imana ikaba yaraguhaye mu bundi buryo. Nabwo birashoboka ko wowe ubwawe ushobora gutuma amasezerano yawe atinda cyangwa se ntunayagereho. Muri Egiputa ni mu bukoroni, ni mu buretwa bw'ibyaha. Uburetwa bukoroniza ibitekerezo, bugakoroniza umubiri. Kandi ntibishoboka ko wakwinjira i Kanani mu masezerano yawe ugifite ubwo buretwa. Niyo mpamvu Abayisiraheli bose bavukiye mu gihugu cya Egiputa bapfiriye mu nzira batageze mu masezerano. Uretse Yosuwa na Kalebu babashije kwiyambura ubwo buretwa bwombi, ubwo mu mitekerereze n'ubw'umubiri. Nagira ngo twanzure dutya, amasezerano n'imigisha tuyasanga i Kanani. I Kanani ni he? Ni ahantu ho mu mwuka amasezerano yawe ateretse, ahantu amasezerano yawe agutegerereje. Urugendo ruyerekezaho rutangirana no kuva mu Egiputa, kuva mu byaha.
niba warasubiye inyuma, niba warageze mu butayu akaba ariho witurira, uzirira manu, ariko amata n'ubuki byo bigutegerereje i Kanani. Niba dushaka gushyikira amasezerano, tugomba gutera intambwe mu mwuka, tugakura buri munsi, tugahinduka kugeza tugiringaniye n'urugero ruriho imigisha yacu. Ikintu cyose uzi Imana yakwemereye, inzira byaba byaranyuzemo yose, ntabwo bishoboka ko kizagusanga aho uri. Tugomba kwigira imbere kugira ngo duhure n'amasezerano yacu. Imana yagushyize mu nzira y'amasezerano, wowe komeza ujya imbere, ntuhagarare, ntusubire inyuma. Imigisha yawe iri imbere. Murakoze. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Dufatanye gusenga Imana ku bw'aya magambo. Mana Data, turagushimye kubw'urukundo rwawe, tugushimye kubw'imbabazi zawe zihoraho, tugushimye kubw'imigisha myinshi kuri twebwe. Uri Imana y'imigisha kandi uri Imana isoza amasezerano. Urakoze Mana nziza, ufashe buri muntu wese wumvise aya magambo, umugirire neza. Ni mu izina rya Yesu dusabye Imana nziza. Amen.